Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Igihe cya Yezu cyo kuvanwa kuri isi cyari cyegereje, nuko yemeza adashidikanya kujya i Yerusalemu. Yohereza integuza ngo zimubanzirize imbere. Baragenda binjira mu rusisiro rw'Abanyasamariya kumuteguriza. Ariko baho banga kumwakira kuko yajyaga i Yerusalemu. Babiri mu bigishwa be, Yakobo na Yohani, babibonye baravuga bati, Nyagasani, urashaka se ko dutegeka umuriro ukamanuka mu ijuru ukabatsemba? We rero arahindukira arabatunganya cyane, nuko baboneza bajya mu rundi rusisiro. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Ntiwamenya Imana uhinyura ijambo ryayo. Ntiwamenya Imana utazi ibyanditswe. Uhinyura ibyanditswe, tera umugongo ibyanditswe. Ntiwamenya Imana wirengagiza ibyanditswe bitagatifu. Niko mutagatifu Jerome cyangwa se Yeronimu duhimbaza none yabyumvaga, kandi byari ukuri. Uyu musaserdoti yakundaga ijambo ry'Imana cyane, maze mu gihe cye aravuga ati, ntabwo bikwiye ko Bibiliya iguma mu Giheburayo no mu Kigereki gusa, kuko ariko byari bimeze mu ntangiriro. Igiye gukora ibishoboka byose ijye mu rurimi abantu benshi bashobora kuyisoma bakayumva. Nuko ngo ayishyira mu Kilatini. Wenda mwavuga muti, ninde wacyumvaga? Nicyo cyavugwaga mu gihe cye. Ayishyira mu Kilatini, ururimi rwavugwaga na benshi. Aha rero harimo isomo rikomeye. We yashyize Bibiliya mu Kilatini kugira ngo abantu benshi bashobore gusoma iryo jambo ry'Imana kandi baryumve. Ni umurimo ukomeye rwose. Murebe Bibiliya, ibitabo 73, ukabyicaraho ukarwana nabyo, byanze bikunze afite n'abandi yagendaga yifashisha. Ariko uwo mushinga ukuntu umeze, kugira ngo abantu azi n'abatazi, abo mu gihe cye n'abazakurikiraho natwe turimo, babashe gusoma, babashe kugerwaho n'ijambo ry'Imana. Nakwibaza nti, nkora iki kugira ngo ijambo ry'Imana, kugira ngo ibyanditswe bitagatifu bigere kuri benshi? Hari ababikora, tubishimira Imana. Hari abantu barara amajoro n'amajoro bibaza icyakorwa kugira ngo ijambo ry'Imana rigere kuri benshi. Hari abafata icyemezo cyo kuba basomye mu kiliziya, bafata icyemezo cyo kwigisha katesheze, bafata icyemezo cyo kujya mu iseminari nkuru ngo bazaba padiri, bafata icyemezo cyo kujya mu mashuri ya Bibiliya ngo bihugure maze bajye basobanukirwe na byinshi. Hari abafata icyemezo cyo gufata iminota mikeya yo kuganira ijambo ry'Imana n'abo babana. Hari abafata icyemezo cyo kugurira Bibiliya abantu. Hari umubyeyi wigeze kunzanira amakarita 2 hano ati, uzampera abajene. Ubwo ni urugero rw'uko bahari. Hari n'abandi, hari n'uwakoze ibirenze ibyo. Ariko uyu munsi nshingiye kuri ibyo Yeronimu yakoze n'ibyo abandi bakoze, zaba izo ngero dufashe n'izo tutavuze, nibaze nti jyewe nkora iki kugira ngo ijambo ry'Imana rigere ku bandi? Nkora iki kugira ngo ijambo ry'Imana rigere ku bana banjye mpereye aho ngaho? Nkora iki kugira ngo ijambo ry'Imana rigere mu muryango wanjye, rimenyekane mu muryango wanjye? Jerome nanone yarongeye aravuga ati, kwirengagiza ibyanditswe bitagatifu, cyangwa se ati, ntiwamenya Imana wirengagiza ibyanditswe bitagatifu.
hari imvugo ivugwa n'abatari bake bagira bati ntabwo ari ngombwa kujya gusenga, ntabwo ari ngombwa gusoma Bibiliya, nzajya nkora icyo umutima nama wanjye umbwira. Yewe hari n'uwavuga ati ariko ubundi se ko abajya gusoma abasoma Bibiliya bazirikana ijambo ry'Imana, hari igihe usanga harimo ababi ugereranyije n'abatabikora. Ko no gutekereza ku kigero runaka ariko gifite ikibazo. Kubera iki? Nibyo koko Imana itubwira ahantu hatandukanye, itubwira mu ijwi ry'umutima nama wacu. Iyo wemeye kumva, iyo ugororotse, iyo utarangirika, iyo utarapfa, kandi ni mu gihe twaremwe mu ishusho y'Imana. Imana iturema yaturemanye ubushobozi kamere buhuje no gushaka kwayo, bunatuma tuvuga nyine ko twaremwe mu ishusho y'Imana kandi bikaba ari byo. Ubwo bushobozi n'ubungubu mu ngingo enye. Ingingo ya mbere nuko Imana yaturemanye ubushobozi bwo kuyimenya, kumenya no kuyimenya. Imana yarabituremanye rwose, ubushobozi bwo kumenya no kuyimenya. Ziri mu mpamvu tuvuga ko twaremwe mu ishusho y'Imana. Ingingo ya kabiri, Imana yaturemanye ubushobozi bwo kuyikunda no gukunda. Ibyo rwose niyo waba utasomye Bibiliya, niyo waba nta wabitwigishije, muri kamere yawe harimo icyo kintu cyo gukunda Imana, cyo gukunda ariko cyane cyane no gukunda Imana. Cya gatatu, Imana yaturemanye ubushobozi bwo kunga ubumwe nayo ndetse no kunga ubumwe n'ibyaremwe. Ibyo kandi mu ngingo ya kane nakomeye, mu bushobozi bwo guhitamo no gukora icyo dushaka. La liberté et la volonté, ushake no kugira amahitamo, tugakora icyiza tutagihatiwe, ariko kandi twanahitamo ikibi. Nanze kuvuga ngo ubwo nyine niyo waba ari amahitamo yacu nubwo yaba ari mabi. Ariko kandi Imana yaduhaye n'ubushobozi bwo kwimenyera mu byaremwe. Iby'Imana yaremye nabyo ubwabyo ni ikindi gitabo. Nanze kuvuga ngo ni igitabo, ngo ni agatabo gatagatifu katubwira Imana kandi tukayumviramo kuko ivugira mu byo yaremye. Iyo mbonye ubwiza bw'ikirere, ese ntekereza ubwiza bw'uwakiremye. Iyo mbonye ubwiza bw'umuvandimwe, ese ntekereza ubwiza bw'uwamuremye umusumbye rwose. Uburebure bw'umusozi, bunini bw'ikirunga, ese ntekereza ubugari, ubunini, ububasha bwaremye ibyo byose. Ibyaremwe rero ibiriho ni agatabo gatoya rwose k'incamake, cyangwa se katubwira mu ncamake ubuhangange bw'uwabiremye. Hanyuma rero kandi Imana ishobora no kutubwirira mu ijwi ry'umuvandimwe wacu. Ariko ibyo byose bikuzuzwa, bikavoma, bikuzuzwa kandi bigasobanurwa n'ibyanditswe bitagatifu, Bibiliya. Niryo jambo ry'Imana ku buryo bwuzuye, nirwo rurimi rw'Imana. Ntabwo ari igitabo cy'amategeko Imana iduha gusa, ahubwo harimo n'inama Imana itugira. Si n'inama gusa, ahubwo tuvomeramo n'imbaraga zo gukora ugushaka kwayo. Si n'imbaraga gusa, ahubwo tunavomeramo ubuzima. Bibiliya, ibyanditswe bitagatifu, naho dukura ubuzima kugira ngo tubashe kubaho. Iyo rero twirengagije ibyanditswe bitagatifu, ni ukwirengagiza rwose Imana. Niko mutagatifu Jerome yabyumvaga. Gutera umugongo ibyanditswe bitagatifu, ugashaka ukavuga ko uzigenga, uzibera urumuri, uzigira inama, uziha ubuzima, nko kubwira Imana ko utayikeneye nubwo waba ukeka ko uyikorera. Aha rero bisobanuye iki? Ushobora kuzakeka ko uyikorera uko ushaka kurusha uko yo ishaka. Impamvu uzumva nk'abantu bagira bati ngiye nzakora icyiza ubundi niturize ibindi mubireke. Uzakora icyiza ushaka,
ariko ntabwo bizwi neza, ntabwo wakwizera gukora icyiza Imana ishaka, kuko utamenya icyo Imana ishaka utagisanze mu byanditswe bitagatifu ku buryo bwuzuye kandi busobanutse. Kandi nta gihamya ko icyiza ushaka uko ucyumva ariko mu by'ukuri Imana icyumva ariko Imana igishaka. Wabwirwa n'icyo ko Imana icyumva kandi Imana igishaka se utera umugongo ibyanditswe bitagatifu? Igihe cy'ijambo ry'Imana yenda aribwo wakwigira mu bindi, nubwo ryaba ari muri vugwa ku kiriyo, nubwo ryaba ari muri vugwa mu misa yo gushyingura, nubwo ryaba rivugwa mu misa y'ubukwe. Hari igihe abantu batekereza ko ho ntafite uburenganzira. Ubu haje style abantu muri protocole ya Regina Pacis menya bazajya babyitaho hari nubwo umuntu azabiba tuzabi muzatugira inama na kunese ko umuntu ababwira nibumve mu bukwe mu kiriyo gushyingura. Haje style ntaza aho yavuye, ubona abantu bicaye hano imbere bose babahereje uducupa tw'amazi. Se habaye muri restaurant Pacis restaurant cyangwa Pacis bar, batekereje ko turi muri jardin. Hari umuntu wigeze kuvuga ngo n'umusaza atinya nyina, none Imana yo twayiciye amazi n'ingoro yayo twayikora ibyo. Ndakuramutsa Mariya uje namurana n'Imana, wowe uje baguru wose umugisha, Yezu umwana byarasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urayidusabira tw'abanyabyaha kuri mu gihe tuzapfa. Urahamagara umuntu utazi yenda aho ari, uti ndaza kukuvugisha, barimo barasoma ijambo ry'Imana. Iyo telefone yajyaga he? Yego wayikoresha kubera impamvu zikomeye, ariko si ubwo byari ngombwa ko witaba. Hari impamvu zikomeye zishobora gutuma uyikoresha, ntabwo nzisobanurira aha ngaha. Ako se byari ngombwa ko witaba ngo uvuge? Iyo umwihorera ukaza kumusobanurira aho wari uri inyuma se. Ijambo ry'Imana niyo haba ari mu bukwe, hari uzakubwira oya turimo turayobora abantu bakuri. Iyo wigumira hanze se, cyangwa wenda hakagira ushingwa kuyobora abatahazi. Byaje kugenda bite kugira ngo ijambo ry'Imana ribe ari igice kimwe? Ni nacyo kirambira abakristo benshi. Korali yashyiraho indirimbo 5 tukabyina tukishima, ariko ijambo ry'Imana hari wigeze kutugira inama ko buryaba n'umwanya wo kwigisha uburyo atari ngombwa, burya riga burya ntawe ati we ngo yanafashe ingamba. Icyo gihe yabivugaga rwose yishimye ko we abanza akajya nko kuri YouTube akareba umeri nziza, akabanza akayitega amatwi, akaza mu misi igihe cyo guhazwa cyegereje, ko ntabwo aba yizeye umupadiri aho ngaho nimba hari ka teolojiya karimo. Kriseza kuzwe. Naho tugeze ko dushaka ko ijambo ry'Imana rivuga ibyo dushaka, bikanatangaza kwa kundi tujya dutanga za tartine, usanga umuntu afashe kamwe yashubijemo, kugira ngo byanze bikunze Imana ivuga ibyo dushaka. Mu masengesho biba ngombwa ko dusaba Nyagasani ijambo, ugasanga barimo barakoresha ibishoboka byose ngo ryerekere ku buzima byanze bikunze ku cyifuzo cy'usabirwa. Kubera yenda ko wamusabiye arwaye, gashakamo ikintu gishobora gutuma bavuga Imana byanze bikunze yavuze ko ugiye gukira. Nawe ntabwo ari cyo igihe cyose. Yezu Kristo hari igihe yavugaga ati genda kwemera kwawe kuragukijije, ibyaha byawe urabikijijwe, kandi bamuzanye ari ikimuga, bakoresheje ijambo ikirema muri Bibiliya. Ese ntabwo nshaka ko Imana ivuga ibyo nshaka kumva, ntabwo nshaka ko Imana ikora icyo nshaka kurusha ko gushaka kwayo kuzurizwa muri jye. Mutagatifu Jerome rero duhimbaza none ati ntimurenze ingoyi, ntimutera umugongo ibyanditswe bitagatifu. Twishimira ko abana bacu bagize amanota meza, ni byiza, bimuka bakabona za buruse, ni byiza, bagiye kwiga hana hariya, ni byiza, ariko se ubumenyi bw'ijambo ry'Imana, mu bumenyi bw'ijambo ry'Imana ho bahagaze bate? Twabashakiye abakoci batuma basubiramo amasomo, ariko se muri ayo masaha ya coaching mbonamo iminota 5 byibura niyo yaba mu cyumweru cyo kumwigisha katesheze.
turifuza ko bahazwa bagahabwa ukaristiya bagakomezwa, ni byiza, ariko se mu bumenyi bw'ijambo ry'Imana bahagaze bate? Uwaje indi stili oya nadahererwa amasakaramentu hamwe na mukuru we azababara, none se arabizi? Oya rwose mudufashe pati, azababara. Donc icyo ugamije ni ugushimisha umwana wawe. Oya kandi tutabikorera rimwe, urabona amafaranga yabaye make, fete yaruhanya. Ntabwo azi ukaristiya n'iki, ntazi rien niente, ariko kugira ngo ifoto iryoye abashyira. Anyway, ntabwo mbize, ariko birababaje gutera umugongo ibyanditswe bitagatifu ngo no gutera Imana umugongo. Iyo rero wamenye iki ijambo ry'Imana rishaka, ni nabwo ugira imyitwarire nk'iya Yezu Kristo. Iyo uhuye n'abanzi witwara ute? Ijambo ry'Imana rigira ikuri gufata. Ntabwo uvuga ngo manura umuriro nyagasano batwike, ahubwo umenya guhunga inabi, gashakisha ubundi buryo bwo kugera ku cyiza wifuza udakuyeho abakubangamiye. Kuraho ikikubangamiye, kuraho ikikuza kugera ku cyiza wifuza, ariko udakuyeho abakuza kugera ku cyiza wifuza. Nyagasani umugisha amagambo tumaze kumva y'imbuto mu buzima bwacu, maze amahoro y'Imana arenze icyitwa ubwenge cyose asendere mu mitima n'ibitekerezo byacu muri Kristo Yesu.